shaka umuntu unkunda pe unkunda nkamubana akanyuba mbo ikindi akaba atarigeze yijandika mu bintu by'uburaya cyangwa se mu bintu by'ubusinzi njyewe ntabwo nkunda abasinzi sinkunda abantu bagira akajagari muri akaba ari umuntu ugira isuku okay ntabwo hari abantu bagira iby'amasuku bakarenza cyane ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ni ibintu birenze ariko mu by'ukuri ugasanga ibintu biri bien préparé bien organisé bimeze neza mu rugo nta kajagari yego mbo umuntu akaba yubaha Imana niba umuntu yubaha Imana ari umugore cyangwa ari umukobwa ibyo simamya ko azasuzugura umukunzi we ntago bishoboka ko umuntu yaba yubaha Imana yiyubaha ngo agaruke yubahuke uwo bashakanye ntibijya bibaho burya uzakubona ibintu byanze ntavuga ngo yubaha Imana burya n'ibyane kwivuga ariko mu bikorwa bitarimo ngo akaba ari umuntu nyine yubaha Imana usenga wenda yaba ibintu byabikunze undi burya no gusobanura ko burya hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo burya urugo iyo umugore umunaniye ntushobora kuko burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ukurusha umugore akurusha n'urugo hari imigani myinshi y'abanyarwanda ukurusha umugore urugo umugore umutima w'urugo kandi iyo umuntu abuze umutima no gukora yapfuye oya iyo umutima wahagaze umuntu yabuze umutima nyine birumvikana ko nta urugo ruba rwahagaze ubwo niba atagenda ngagacizo bati ngende umutima w'urugo yewe ndi ikitegererezo uko burya abagore no batanga umuco abana kuba kenshi na kenshi burya muri kamere y'abagabo bakunda kugenda bashakisha yari umugabo nyamugabo nyine mbo ikindi mu byerekeranye n'isura ari ibirombi cyangwa se ari inzobe ariko atari inkorano atari inzobe y'inkorano atari bene rwa ruhu rw'urukorano baba ari inzobe naturelle ikeye urumva yego cyangwa se ari inzobe ivanzemo igikara ubwo nuvuga ngo ni imibiri yombi ariko nabyo ari karemano naze umwana mwiza warizwe neza ikinyabupfura naze muteteshe urukundo rugumana muri njyewe yego mama ikaze ku Muranga Family TV kwa kundi mwajyaga mubona abaza mukabona amashusho yabo uyu munsi hari abaza kuri telefone ntago bifuje kugaragara ariko ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo muraza kubiyumvira bababwira byose bibari ku mutima bababwira byose bibari ku mutima murakoze ikaze ku Muranga Family TV nk'uko watwandikiye wifuza kuza hano rwose twabishyizemo imbaraga kugira ngo uhagere utange ibyifuzo byawe abagukurikiye bakumva nabo bagire iyerekwa watangira utwibwira murakoze kunyakira nitwa Hakizimana Innocent yego sinzi yenda namukeneye kumenya ntuye mu mujyi wa Kigali sinzi yenda niba hari ibirenze kuri ibyo mwambaza nkabisubiza ku byerekeranye na identification n'umwirondoro utubwiye ko utuye mu mujyi wa Kigali ese ukora iki njye ndikorera hanyuma wigeze ugiraho umukunzi nigeze kugiraho umukunzi niyo navuga ko hari abo bita abafiyemeri sinzi ko mu gifaransa nabyita ariko mu cyongereza bavuga ko ari umusingo kada hanyuma ntibyakunda
ntabwo byakunze byageze aho ngaho biranga ndetse bishyira n'igikomere gikomeye mu buzima bwanjye. yego. Ariko Imana ishobora kuzakinkiza. Birumvikana. Hanyuma uribwira abantu uvuge imyaka ufite, uvuge uburebure bwawe, uvuge ibiro byawe, nabyo bibaye byiza rwose wabivuga. Yego. Mu myaka mfite hejuru y'imyaka 40. Yego. Umwana ni umuntu mukuru. Yego. Ibiro byanjye iyo meze neza ntafite ibibazo biba biri hagati y'ibiro 75 na 80. Yego. Uburebure bwanjye mpima 1.76 m. Upima 1.76 m. Yego. Wenda ushobora no kumbaza wenda n'isura yanjye ni inzobe idakanganye. Uri inzobe ya mwayene. Uri bogari ni ukuri. Hanyuma se ntago wigeze wongera kugerageza kugira ngo ushake undi mukunzi? Ntabwo nigeze mbigerageza, ni nayo mpamvu nifuje ko twaganira. Yego. Kugira ngo wenda hagize wumva yagendana nanjye. Yego. Muri kino kiganiro turimo kugirana. Yego. Abe muye mwazaduza dukomezanye urugendo rw'ubuzima ariko rutuje. Hanyuma se uramutse ubonye umuntu uguhitamo akumva ibyo wavuze, akumva yabyinjiramo akaba umukunzi wawe, wifuza umukunzi umeze ate? Umugore umufasha umeze ate? Ese ukora abaye adakora ntabwo byaba ari ikibazo kuri wowe? Bimeze bite? Ese urifuza umugore mugufi, muremure, w'inzobe, wirabura? Reka nyine nsubiza ikibazo kimwe kuri kimwe mu bibazo mbarije rimwe. Yego. Mu by'ukuri mbere na mbere hari uburyo abantu basa nk'aho bagoranye mu mitekerereze. Umuntu uvuga ati iki ntakibona umuntu apfuye, ntakibonye umuntu akize, icyangombwa ni ukubona icyo ushaka. Ngo ashaka umukunzi, kuvuga ngo ashaka umukunzi gusa ariko nta n'urukundo afite. Urumva? Kuko ayo abantu bashaka gushaka umukunzi ari aderesi yaba ku ruhande rw'abagabo yaba no ku ruhande rw'abagore cyangwa se rw'abakobwa. Akavuga ati njye mfite umukunzi, mfite aho mbarizwa. Njye ntabwo ari ibyo ngibyo rero nshaka. Nshaka umuntu unkunda pe, unkunda nkamubana akanyuba. Ikindi akaba atarigeze yijandika mu bintu by'uburaya cyangwa se mu bintu by'ubusinzi. Njyewe ntabwo nkunda abasinzi, sinkunda abantu bagira akajagari muri. Akaba ari umuntu ugira isuku. Ntabwo hari abantu bagira iby'amasuku bakarenza cyane. Ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ni ibintu birenze, ariko mu by'ukuri ugasanga ibintu biri bien préparé, bien organisé, bimeze neza mu rugo nta kajagari. Yego. Umuntu akaba yubaha Imana. Niba umuntu yubaha Imana ari umugore cyangwa ari umukobwa, byose simpamya ko azasuzugura umukunzi we. Ntabwo bishoboka ko umuntu yaba yubaha Imana yiyubaha ngo agaruke yubahuke uwo bashakanye, ntibijya bibaho. Burya uzakubona ibintu byanze ntavuga ngo yubaha Imana, burya n'ibyane kwivuga ariko mu bikorwa bitarimo. Akaba ari umuntu nyine wubaha Imana, usenga, wenda yaba ibintu bya bikunze. Undi burya no gusobanura ko burya hagati y'igitsina gore n'igitsina gabo, burya urugo iyo umugore umunaniye ukaba ntarushobora. Kuko burya banyacu umugani mu Kinyarwanda ngo ukurusha umugore akurusha n'urugo. Urumva hari imigani myinshi y'Abanyarwanda, ukurusha umugore urugo, umugore umutima w'urugo. Kandi iyo umuntu abuze umutima no gukora yapfuye. Iyo umuntu umutima wahagaze, umuntu yabuze umutima nyine birumvikana ko nta urugo ruba rwahagaze.
ubwo n'ibiri atagenda nk'agaciro zo bati ngende umutima w'urugo yewe ndi icyitegererezo kuko burya abagore no batanga umuco w'abana kuko akenshi na kenshi burya muri kamere y'abagabo bakunda kugenda bashakisha yari umugabo nyamugabo nyine ikindi mu byerekeranye n'isura ari ibiri yombi cyangwa se ari inzobe ariko atari inkorano atari inzobe y'inkorano atari bene rwa ruhu rw'urukorano baba ari inzobe naturelle ikeye urumva yego cyangwa se ari inzobe ivanzemo igikara ubwo nuvuga ngo ni imibiri yombi ariko nabyo ari karemano nta bintu by'ibikabyo yego mbo ikindi uburebure hagati ya 70 na 70 hagati ya 70 harya ikindi wambajije ni ikindi nakubajije niba abaye akora cyangwa adakora ibyo gukora ntabwo ari ngombwa abaye afite icyo akora c'est bon atagifite nabwo twahuza tugashaka icyo dukora ko ari umuntu woroshye mu mutwe atari wa muntu uzana ubwenge bwinshi yego urumva akaba ufite ariko hari aho bita banagiwe b'umujyi banagiwe uri umukobwa gakomeye cyane ni akaga koko hanyuma ikindi nashaka kubaza aramutse yujuje ibyo wifuza ariko yarabyaye aramutse mbese ugukurikiranya akareba ibyo uvuze akumva aragukunze akakumva yakwifuza kwihuza nawe mukabana akaba afite nk'umwana umwe cyangwa babiri ibyo wabyemera atarengeje umwana umwe yego nta kibazo kuko burya abagabo n'abagore niba umwana aje mu rugo iwawe abaje ari uwawe ugomba kumufataho inshingano urabona ko muri icyo gihe nyine iyo ufite umuryango munini asharije consommation iba ndende cyane urumva ariko abaye afite umwana nta kibazo abaye atanamufite nabwo nta kibazo ariko naho hari ikindi kintu utabajije ntabwo ushaka umukunzi w'umwana yego nari nkikubaza urumva ko nari ngeze kukubaza aramutse afite umwana hanyuma nashaka kubaza wifuza mu kigero kingana gute cy'imyaka umugore wifuza uko yaba angana hagati ya 30 na 40 afite hagati ya 30 na 40 urumva ari sawa nta kibazo abantu ba 20 na 25 urumva wapi none hagati aho ngaho ntabwo hubaka imyaka n'akunda imyaka burya ni umuntu mukuru wenda hari ibintu byinshi umuntu agenda asiga inyuma bimutera umwanya kuko iyo umuntu amaze gukura hari byinshi aba yaranyuzemo aba atagikeneye nanone iyo akiri umwana akeneye kugira ngo akore urumva kandi wenda ntabwo ngewe uburyo nshakamo umuntu wankunda ntabwo ari wa muntu wo kuvuga ngo wo gupfusha amafaranga ubusa ntabwo habyo bita gupfusha amafaranga ubusa ariko nanone ushobora no kugira imyaka myinshi ugasanga utazi ikintu cyo gucunga ibintu ugasanga urutswa n'umwana nanone akaruswa na wa wundi w'umwana uzi gucunga utwe neza bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo ntabwo ribara mukuru nk'umuto waribonye umuntu ashobora kuba ari mukuru mu myaka ariko ari umwana mu mutwe undi akaba ari umwana mu myaka ariko ari umusaza n'umukecuru mu mutwe yarakuze akaba afite imyaka mike ariko mu mutwe yarakuze ngubu nawe nizi ko akuze mu mutwe rwose yakwidekara nta kibazo ngira urukundo rwinshi urukundo rutari ruryari ntabwo nkunda umuntu umbeshya sinkunda umuntu w'inzoga sinkunda umuntu ugenda nijoro ndetse ngenda nijoro sinkunda umuntu ugenda akavuga ko abagore byari abagore bababwira imyenda yabwira imyenda yabo bakahena rero ndarira mu magambo mbe ngo yabonye
ibyo ngibyo rero benshi babayeho muri kino gihe ntabwo abantu benshi bashimishwa n'uko umuntu abayeho neza, gusa aramutse abaye ari umuntu ufite umutima kabisa ariko atuje muri we mu maso bigaragara ko atuje, atuje adafite umujagararo. Akajagaro ntugakunda, nabyumvishe rwose. Umujagararo ari umuntu uzi kuganira, wakunda umuryango wavukamo, ntambwira ngira gutya yawe ndatabyumva tukabijyaho impaka, ariko zitari za mpaka z'induru, zitari za mpaka z'impagarara, ari za mpaka z'ikiganiro gituje n'ibyo ukunda. Numvishe ikigero cy'imyaka ufite, unambwira ko wigeze kugira umukunzi bikagenda uko bitagenze neza. Ese ugira abana? Nta bana ugira? Ndabafite rwose, wakumva ntabakwereka yabona ashoboye kugira ngo abakundira baguswe yankunda kanya byamupepora. Nta muntu wagukunda ngo yanga abana bawe. Ufite abana bangahe? Mfite 3. Nuko Imana nirera ikuze, kandi Umuranga Family TV iriho ku bwawe, ku bw'abandi bose, iriho ku bw'abantu bose, kumva ibibazo byabo, ikagerageza kureba uwo mwahuza, ikagerageza kureba uwo wagukunze, wumvishe ibitekerezo byawe, ikabahuza, hanyuma ubundi rwose mugashakana. Kandi Umuranga Family TV nta gihembo yaka, nta gihembo yaka. Nako niyo yanacyaka, ushobora kumuyo iyo serivisi n'urugero, urumva ntawe namukubwa cyangwa se wa mumama mwiza ukeneye urukundo. Hari abantu benshi bagiye babazwa mu nkundo, urumva, ariko ngiye mubonye nkamwishimira, mwiza ku mutima, mwiza ku isura, nanjye nzi umugore, umugabo wambona yankunda ku isura yanjye, ukeneye mu mutima n'imico byose akankunda, akaba yizi icyo kintu, akatari umwibone, akaba atagira kuvuga ngo hari abantu badakunda imiryango bashatsemo babaho, bari nabo ugasanga bashobanye n'abagabo babo cyangwa se n'abagore babo. Ntabwo ngoranye mu mutwe, ndi umuntu woroshye bishoboka, urumva, woroshye ibibazo. Nubwo rwose Mana yo mu ijuru, nta mutima mubi, nta satani rwose. Uwaba afite umutima mwiza, atari umunebwe, atari umunyamwanda, yubaha, asenga Imana ku gipimo, nanjye mbona ko avuga ati mugabo dore burakeye byuka dushimira Imana yaturinze, mugabo dore burije tugiye kuryama, wiryama tudasenze, mugabo dore tugiye gufungura kandi ndabona abantu batabonye ibyo kurya, reka tubanze dushimira Imana iduhaye rino funguro, mugabo dore abana bagiye kwiga, reka tubaragize Imana, bagenda amahoro, bige batsinda. Mbese umuntu ugira umutima w'urukundo kwakira abantu, ku buryo niyo byaba ngombwa ko hari umwana twadabuta twamukunze, yamufata nk'umwana we. Urumva ko urukundo rwanjye ruragutse, kandi akavuga ati ngiye niba nshaka, reka tugende dukure urugo rwacu turugire ijuru ritoya, kugira ngo umunsi igihe nizagera tuzabone ijuru tukore hano mu isi. Nukuri ndumva Umuranga Family TV abagukurikiranye ni benshi, ndumva bakumvishe ibigwi byawe, ibyo byose ntihabura uvuga ati uyu muntu namukunze, namukundiye uko ari, namukundiye ukuri kwe, reka nzabwire Umuranga Family TV bampuze nawe. Naze umwana mwiza warizwe neza, ikinyabupfura, naze muteteshe urukundo rugumana muri njyewe. Yego mama. Hanyuma ikintu nagushimiye nuko wavuze uti yaba akora yaba adakora, ikindi yaba afite umwana yaba atamufite, ndi tayari kuba nahuza nawe, tugakora umuryango uzira amatiku, uzira umwiryane. Kuvuga ngo yaba akora cyangwa adakora ntabwo bivuga ko yaza ari umunebwe, kuburyo bari ko twashinga business runaka yavuga ko atagomba kwigiramo imbaraga.
agomba kuza avuga ati ngenje gukora kugira ngo nubake umuryango, mbese nje kubaka ntabwo nje kugira ngo aje kubaka ntaje gusahura rwose pe. umva sinzi ni barahari rega, barahari bakeneye kubaka no kubabona nyine biba bitoroshye. barahari ni ukuri, kandi abagukurikiye ni benshi, abazumva ibigwi byawe bakumva bajyamo rwose. Umuranga Family TV nicyo ubereyeho, uzabahuza hanyuma ubundi mugire urugo rwiza, mugire ibihe byiza. Kandi murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Murakoze ku kiganiro cyiza muduhaye, murakoze ku cyifuzo cyanyu mutugejejeho, natwe turacyakiriye. Ngaho rero mugire ibihe byiza. Murakoze namwe, Imana ibaha umugisha kandi zakomeze kubaba hafi mu kazi murimo. Yego, murakoze cyane. Sawa. Ikindi kandi rwose nta gihembo, iyo twubatse umuryango tukabona umuryango ukomeye turanezerwa, nicyo gihembo twumva twajya dushimaho Imana yaduhaye. Icyo gihembo kirakaze, mbese cyaba kidushimishije cyane kurenza n'ikindi gihembo twakwifuza. Ni ukuri umuntu udafite uburyarya aze, udafite uburyarya kabisa aze. Yego. Murakoze rero, ibihe byiza, akazi keza. Murakoze namwe. Bantu mukurikiye Umuranga Family TV, mwabyumvishe umutumirwa wacu ibyifuzo bye, mwabyumvishe ko yatubwije ukuri ko afite abana 3, mwabyumvishe ko akeneye umuntu uzaza bakabana bakarera nabo bana, ari byo bakabyara n'abandi, kandi n'uwaba afite uwe yamuzana. Ibyo bintu arabinyemereye rwose, kandi yambwiye ko niba udafite n'akazi wahagera utari umunebwe, mugashaka icyo wakora. Ikindi mwabyumvisha ibigwi bye, arashaka umugore uri hagati y'imyaka 30 na 40, ni ukuvuga ko ufite na 39 nta kibazo rwose. Akeneye umuntu babana bakuzuzanya. Rero wumva yashimye ibitekerezo bye, nyamuneka nyarukira mu gikari wandikire Umuranga Family TV. Turahari ku bwanyu.